Murakaza neza mu isi y'ubwenge bw'ubukorano buzwi nka AI. Iyi ni tekinoloji yateje imbere inganda, igahindura ubukungu ndetse n'imibereho y'abantu. Ariko se byose byatangiye gute? Ese ejo hazaza hazaba hameze gute kubera AI cyangwa se Artificial Intelligence? Muri iyi video turasesengura urugendo rw'ubwenge bw'ubukorano buzwi nka AI kuva mu ntangiriro kugeza mu mpinduka z'isi turimo ubu ngubu tubona ubu. Aho turasobanura neza byimbitse ibijyanye na robo zigiye kuzasimbura abantu burundu, ndetse n'icyo bita IoT cyangwa se interinete y'ibintu, cyangwa se mu yandi magambo gufata interinete ukayishyira mu bintu ndetse bikaba byaranenga nk'ibyo bizwi nka machine learning. Tugiye kwibaza ese ubundi AI ni iki? Mu magambo y'icyongereza nibyo bita Artificial Intelligence cyangwa se ubwenge bwo gukorana. Ubwenge bwo gukorana cyangwa AI ni ikoranabuhanga ryiga gukora imirimo isanzwe ikorwa n'abantu, nk'ubwenge, kwiga, gufata ibyemezo no gusobanukirwa indimi z'ikiremwamuntu. AI ikoresha uburyo bwo gusesengura amakuru, ikayigaho, hanyuma igafata ibyemezo bishingiye ku buryo amakuru arimo kwitwara. Mu magambo make, AI ni ubwenge buhangano, gusa bukubye ubw'ikiremwamuntu inshuro zirenga amamiliyoni. Mwese buri wese uri aho ngaho azi neza icyo bita amarobo ajya yumva, abasha kuba yakora ibintu bitandukanye. Gusa uyu munsi reka turebe AI yatangiye ryari kandi yatangijwe nande? Byagenze gute? Ubundi AI itangira bwa mbere byaturutse he? Cyangwa se ubwenge buhangano nk'amarobo byatangiye ryari, byaturutse he? Amateka ya AI aratangaje, cyangwa se amateka y'ubwenge bw'ubukorano aratangaje. Ninjya mvuga AI uyumva ko mvuze Artificial Intelligence, aribyo bisobanuye ubwenge bw'ubukorano. Aya mateka yatangiye mu mwaka w'1956 ubwo ijambo Artificial Intelligence ryatangirwaga mu nama yabereye aho bita Dartmouth. Ariko imbuto zayo zasizwe n'abahanga nka Alan Turing, wahereye ku gitekerezo cyo kuvuga ko mashini cyangwa se computer ishobora gutekereza nk'umuntu, ndetse n'umugabo bita John Carter wateje imbere ihame rya AI, ari we muntu wagerageje kumvikanisha ko imashini yatekereza nk'umuntu, cyangwa se ko umuntu yaporogaramu agafata imashini akayiha imyitwarire nk'iy'umuntu kandi igakora nk'ibyo umuntu akora. Porogaramu za mbere za AI zari zoroshye, ariko zashyizeho urufatiro rw'ikoranabuhanga rikomeye dufite muri iki kinyejana cy'ubu. Ese AI ya mbere yakorewe iki? Yakorezwe ngo igikore iki? Porogaramu ya mbere ya AI yitwaga Logic Theorist. Iyi Logic Theorist yakoze mu mwaka w'1955, yakozwe na Alan Newell ndetse na Herbert A. Simon. Uyu Herbert Simon ndetse na Alan Newell mu mwaka wa 1955 nibwo bwa mbere bakozwe AI bayita Logic Theorist. Iyi yashoboraga gukemura imiterere y'imibare, cyangwa se mu yandi magambo yashobora gusolvinga imibare ikoresheje logic. Ukaba ikibazo cy'imibare icyo ari cyo cyose ikagisolvinga amasegonda. Cya kibazo umuntu agakoze nibura amasaha 5, iyi AI ya Logic Theorist yabashaga gukora ikibazo nibura mu masegonda 2. Ibintu byerekanye ubushobozi bwa mashine zo kumenya ubwenge mu gihe kizaza, ariko abahanga bose bahereyeho bavuga bati burya koko mashine yatekereza nk'umuntu niba yabasha gusolvinga ibibazo by'imibare. Aha tugiye kureba zimwe muri AI tuzi ndetse turebe n'uburyo zikora. Muri iki gihe AI irimo gukora mu buryo bwinshi kandi mu nganda nyinshi. Urugero, abafasha nka Siri na Google Assistant, ibyo byose murabizi, aho Google cyangwa se Siri ikoresha kumva amajwi y'abantu, ikoresha AI mu kumva amajwi y'abantu, ndetse iryo jwi ikaba yatranslatinga mu zindi ndimi cyangwa se yabihindura mu rundi rurimi. Urugero, aho wakwirikodinga video
kuri Google Assistant uvuga ikinyarwanda, ariko ya videwo yo uri kuyumva akayumva mu rundi rurimi, urugero nk'icyongereza cyangwa igishinwa, cyangwa se umushinwa akaba yavuga ururimi rwo mu gishinwa, amagambo akubwiye agasohoka muri iyo assistant cyangwa se muri iyo Google yahindutse mu kinyarwanda. Si ibyo gusa, tuzi neza ubu ngubu mu mihanda myinshi nini mu Burayi imodoka nyinshi zigenda nta shoferi zifite, aho imodoka yitwara nta mushoferi n'umwe urimo mu kuderivaringa ndetse no gutwara ibintu bitangaje. Aha ngaha twavugamo uburyo robo ibigenza. Ikintu cya mbere ni uko ya robo cyangwa se ya AI bayitoza umuhanda wose ndetse n'ahari parikingi ndetse n'ibyapa byose kabibizi neza, ku buryo nigira mu muhanda wo guhagarara ihagarara, ndetse niba buri kinyabiziga imbere yayo igahagarara cyangwa se ikagenda ku muvuduko bayitegetse. Mu yandi magambo nta kosa yakora keretse haje byose tekinike. Si imodoka gusa zitwara mu muhanda, muzi nko mu inganda zose ubu tuvugana bashatse bose babirukana, hagasigara umu IT wenyine wo gukontorora izo mashini. Urugero tuvuze nko muri Bralirwa, twese uramutse uhasuye wasanga nibura hari imashini ibasha kuvanga produit cyangwa se ingredient bagiye gukoramo za nzoga, ndetse banarangiza bakamenya neza urugero rukenewe, ndetse hakaba n'indi mashini yashyiramo alcohol ikamenya alcohol ikenewe ingana gute. Si bigarukiraho, hakaba n'indi mashini yasuka ya nzoga iyivanaho irijyana ngo ujye kujya mu icupa no mu gaziye. Icyo gihe bakoresheje machine learning ndetse na IoT, artificial intelligence, ndetse na machine learning iri kumwe na internet of things, aho ngaho nibyo niho bibasha gufata noneho ya nzoga bikazayishyira mu icupa bigapfundikira, ndetse santilitiro zigikore zijyamo, ndetse hakaba n'indi mashini arijyana ikayigeza neza mu gaziye, hakaba n'iterura igaziye ikayijyana kuyipakira ku modoka. Ibaze rero niba hari n'imodoka noneho hari na AI cyangwa se artificial intelligence yabasha gutwara ya modoka, bisobanuye neza ko yabasha no kuyigeza aho baranguriza, ndetse n'uranguza akaba ari robo, nawe akabasha gufata ibicuruzwa ukajya umwereka amafaranga, ndavuga irobo ikakugarurira bitewe n'ayo biguze. Byumvikane neza ko uruganda rwa Bralirwa rufite ubushobozi bwo gukora amarobo, rwakora amarobo 100% azabasha gukora ibikorwa byose, agasigara umuntu umwe wenyine wo mu IT wo gukontorora ya marobo. Gusa nabyo bitanga akazi ko turibona hepfo. Kwiyongera kwa AI ntabwo bisobanuye ko byakora akazi burundu, turibona hepfo. Ndetse si ibyo gusa, kuko AI ibasha gusesengura amakuru igakuramo ay'ingenzi, ndetse igafata n'umwanzuro ko ayo makuru yasesenguye. Ubu noneho tugiye kureba ese AI zikomeye cyane kuri iyi si cyangwa muri iki gihe ni izihe? Ese zikora iki? Aha ngaha reka duhere ku cyo bita ChatGPT. Buri muntu wese uri kunyumva ndakeka ikintu bita ChatGPT waba ukizi. Ese ChatGPT bwa mbere yumvishe yakozwe n'uruganda rwita OpenAI. Hari n'indi bita Microsoft Copilot. Microsoft nayo ibasha gukora byinshi ugiye kubona, ndetse n'ibita Cloud ya Anthropic. Izi zose ni AI, ariko cyane ikoreshwa cyane ChatGPT twese tumaze kumenyera. Nkeka ko n'abantu benshi bamenye AI bivuye kuri ChatGPT. ChatGPT wabasha kuyiha ikizamini cyanditse ikagikora neza, ikagisolvinga kandi ikuzuza bitewe n'ibyo yabajijemo. Muri make ufite n'irungu mwaganira wajya uyibaza ikagusubiza, ndetse yewe mukanatebya, kuko ChatGPT sinashidikanya kuvuga ko neza ikora nk'umuntu binyuze mu nyandiko. Ni ukuvuga ngo wabasha kuyibaza ikagusubiza kandi neza, yifashishije gusacinga cyangwa se gushakisha byirukanse mu masegonda, nako n'amasegonda ntayarimo kubera ko mbese ni ako kanya. Urugero, wabasha kuyibwira ngo mpimbira indirimbo kuri iki kintu, ikayihimba, ndetse ikakubwira n'uburyo urakoramo ijwi ry'iyo ndirimbo, ikakubwira ngo nshaka gukina filime kuri iki kintu, ikagutegurira script ya video, nuko iyo ugenze byose, nuko video irabiteye, nuko amagambo arakuranwa muri script bikaba birimo. Si ibyo gusa, ku bakora projet za kaminuza wabasha gushyiramo ngo nihorera projet kuri iki kintu, yewe projet ikaza ari projet yuzuye ifite n'amareference byose. ChatGPT utayitinzeho rero mwese murabizi, nkeka yuko abenshi mu banyumva bakoresha ChatGPT.
ariko iyi GPT nkeka ko wowe unyumva ibyo uyikoresha nibura si na kimwe cya zeru, yewe si na rimwe ku ijana ry'icyo ChatGPT yakabaye ikora, kuko ibyo yakora birahambaye cyane. Ndetse si ibyo gusa, kugeza kuri ubu ngubu hari ChatGPT zakora indirimbo utagiye muri studio, hari AI zabasha gukora amavidewo, hari AI zibasha kumviriza ikintu zigakora umusesenguzi bwacyo. Ndetse si ibyo gusa, hari na AI zikora ibindi bintu bijyanye n'ikirere, nko gupima ubushyuhe ndetse no kuregera ubushyuhe cyangwa se no kumenya ibiri buze kuba, ndavuga iteganyagihe. Izo AI gusa nyinshi ziba zishyurwa kubera ko zikora ibintu bihambaye, ariko ntabwo zihenda. Gusa izo AI kuri ubu tuvuga, gusa reka twere kubitinda, ahubwo twibaze ngo ubundi izi AI ni iz'abandi, zimwe muri zo ni iz'abandi. Nk'uko twabivuze, harimo AI ikorwa mu bigo bikomeye cyane ku isi mu by'ikoranabuhanga bizwi nka OpenAI, Microsoft, Google ndetse na IBM. Bimwe mu bigo bize imbere mu gukora ubushakashatsi bw'iterambere rya Artificial Intelligence. Ibi bigo byashoye miliyari mu gukora uburyo bwifashishwa ku isi hose, haba mu kazi nk'inganda cyangwa mu buzima bw'umuntu ku giti cye. Nk'uko twabivuze hejuru, wabasha gukora ibintu bitandukanye ukoresheje AI. Nkeka ko ubu ngubu ibintu byose bikorwa kuri telefone cyangwa kuri mashine yawe, nka 99% AI yabikora. Ibintu byose wowe uzi gukora, AI yabishobora, havuyemo ibiri physical, ndavuga kuri mashine. AI ifite inyungu nyinshi, ituma umusaruro wiyongera, ikora imirimo itandukanye vuba kandi neza kurusha umuntu, kandi isesengura amakuru menshi mu gihe gito cyane mu matsiyerisi. Ariko kandi AI ifite n'imbogamizi zayo, ntabwo ifite ubwenge bw'amarangamutima. AI ntabwo wayizanaho amarangamutima. Urugero nka ChatGPT, genda bandikemo ngo ndagukunda, irahita igusubiza itandukanye. Kandi ikindi ntiwaziganyira ngo ufite amaganya cyangwa urakubwira amagambo meza akagura n'icyo wakora, ariko mu by'ukuri ntabwo igira amarangamutima, cyangwa se ntabwo igira ubuhanzi bwayo ngo yihimbire ikintu cyayo itigeze ibonaho. Ni ukuvuga ngo akenshi ikoresha ibyo bayitoje. Kandi hari impungenge ku bijyanye n'ibura ry'akazi, kubera ko mu myaka iri imbere abantu bose bafite kuzabura akazi, hagasigara aba IT bonyine. Si ibyo gusa kandi, umutekano w'amakuru ntabwo wizewe, kuko amakuru yose AI nubwo yatanga ariko binayabika, kubera ko ubundi iyo uri kuyikoresha no kuyigisha, iyo uyihaye ikintu itazi kimwe na Google ukundi ukuntu ikora, iyo uyihaye ikintu itazi ako kanya ihita ihindura iyo ibonye aribyo by'ingenzi, cyangwa se nacyo ikabibika ikazaga undi muntu yibajije ikindi gihe. Ndetse n'uburyo AI ishobora gukoreshwa mu buryo bukwiriye nabyo ntabwo biranozwa neza. Aha rero twavuga nubwo AI ishobora guhindura inganda, hakenewe gukemura izi ngorane zose tubonye AI ifite. Nubwo yakoreshwa ahantu henshi, ariko nayo icyafite imbogamizi nyinshi. AI ifite ubushobozi bungana gute? Icyo tukibaza. Ubundi AI bungana gute? AI ni kimwe mu bikoresho bikomeye cyane ku isi muri iki gihe. Ubushobozi bwayo mu gutunganya amakuru vuba kandi neza kurusha abantu bituma ikenerwa mu buvumbuzi, aho yifashishwa mu gusuzuma indwara no mu by'imari, aho itanga inama z'uko isoko rimeze. Muri make, yanariza imigabane ikamenya ngo irisimba cyangwa se iri kugwa bitewe n'ibyo bayihaye. Ubushobozi bwa AI burimo guhindura inganda ku isi, kandi ubushobozi bwayo ntiburagerwaho neza, ahubwo buri 1/2 niko twavuga. Ibaze rero umunsi bizaba byarangiye byose. Umukire wa mbere ku isi bita Elon Musk, umwe mu bazwi cyane mu gukoresha AI ndetse no kuzishakisha cyane cyangwa se kuzicukumburaho cyane, ari nayo muntu wazi igitekerezo cyo gukora ChatGPT. AI navuga ko ubu ngubu muzandika ihagarariye izindi. Icyo yavuze ni iki? Mu mpera z'umwaka ushize 2023, Elon Musk yatangaje ko AI bari gukora ubu ngubu zifite ubushobozi bwo kuba bwakora AI nk'umugore cyangwa umukozi.
AI ikaza ikarera abana, ndavuga robo, ikarera abana mu rugo, umwana yarira ikamenya kumuhoza bitewe n'uko bayibitoje, ndetse n'ibirangirira aho ngaho mukajyana mu buriri nk'umugore n'umugabo, ndetse mugakemura n'amabanga y'abashakanye. Gusa icyo yavuze ni uko batarabona uburyo bwimbitse cyangwa se buhagije bw'uko mwabasha no kubyarana, ariko yasobanuye neza ko bari gutoza AI kuzatwita, ikaba yabasha gukora imibonano mpuzabitsina ariko ntibirangirire aho, ikanatwita ndetse ikanabyara. Kandi ibyo ngibyo byo utekereje neza ntabwo ari ibintu bihambaye cyane, kubera ko tuzi neza ko n'ubu tuvugana mu myaka yashize umuntu yabasha gushyira intangangabo ze cyangwa se intanga akazihuriza muri laboratwari zikazavamo umwana. Ubwo icyo bazakora rero ni ugutegura iterisi cyangwa se aho umwana akurira muri AI, kandi yatangaje ko nibura 27 bizaba byakemutse. Ni ukuvuga ngo tudatinze akazi gakorwa na AI ni kenshi kandi turakazi. Urugero, mu kwigisha AI yaza ikigisha, irobo yaza ukayisetinga amasomo yose ikigisha, mu buvuzi, mu gisirikari, ndetse n'ahandi hose hakenera ikoranabuhanga hose AI yasimbura abantu babikoresha ikabikora kandi neza. Gusa twakibaza ngo mbese ahazaza ha AI ameze gute? Mu hazaza ubundi hari impungenge zikomeye cyane ko nta mutekano w'amakuru uzaba uhari, kubera ko amakuru yose azaba yaribwe na AI. Ikindi cya kabiri, AI izasimbura abantu burundu, ndetse abantu baba banebwe. Urugero, nko mu mashuri ubu ngubu abana bazi gukoresha ChatGPT ntabwo bagikora homework cyangwa se imikoro yo mu rugo. Umukoro babahaye ni ugufotora k'agapapuro babahaye aho byanditse, yamara kugafotora igahita ibwira ya foto ikayihindura mu magambo, ya magambo igahita yashyira muri ChatGPT, ibisubizo byose igahita ibimuha nta kintu na kimwe akoze. Icya kabiri, nko kwandika ibaruwa, mu myaka nk'icumi iri imbere nta mwana n'umwe uzaba uzi kwandika ibaruwa ayiyandikiye. Si ibyo gusa, gukora CV ndetse n'ibindi bitandukanye byose umuntu yikoreraga nta na kimwe tuzaba tugishoboye. Yewe si abana gusa, ko abantu bakuru nabo bazahita baremara ko nabo babiza byibagirwe. Ibyo bikaba biteje impungenge. Gusa nk'uko twabivuze, IoT na AI cyangwa se ubwenge bw'ubukorano ndetse n'interineti y'ibintu ishyirwa mu bintu, ibyo byose iyo byihurije hamwe byabasha gukora isi turimo, byabasha gusimbura abantu 100%, ndetse bigateza imbere isi ku muvuduko nibura wikubye amamiliyoni kuba abantu. Aha ngaha rero twavuga ko AI ni igikoresho gikomeye cyane kandi kidufasha, ariko mu bundi buryo cyanatwangiza. Icyo nakubwira, komeza gucukumbura kujyanye na AI, ucukumbure neza, kuko isi turi kujyamo ni iya AI cyangwa se n'ikoranabuhanga rishingiye ku marobo. Ubwo uzaba utazi kwikoresha rero azasigara inyuma. Umuntu uzaba atazi gukoresha neza izi AI niwe uzaba ari umuswa, kubera ko umuswa ntabwo azaba akibaho, ahubwo uzi gukoresha neza niwe uzarusha abandi. Umuntu uzi gutwara imodoka akoresheje telefone ye neza, ubu niwe muhanga, ntabwo umuhanga uzi kwicaramo ngo ayitware. Umuntu uzi gutwara indege akoresheje ikoranabuhanga nta mupilote n'umwe urimo, ubu niwe muhanga. Kuyicaramo bizasimburwa. Umwarimu uzi gutegura neza agategura isomo rye akoresheje internet, akoresheje AI, ubu niwe mwarimu mwiza. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni uko ibintu byose bigiye gusimburwa na AI, nawe rero itoza kubikoresha kandi neza. Mbashimiye ko mwabanye natwe. Iyi ngiyi ni Alliance 5 Official. Niba unyuzwe n'iyi video, nagushishikariza gukora subscribe, ugakora like, ndetse ugasangiza na bagenzi bawe kugira ngo aya makuru bayamenye. Ndetse muri description turabashyiriramo amoko yose ya AI wakenera ndetse n'ibyo yakora, ndetse inama nakugira igakuyakoresha neza kandi azakugirira akamaro.